Shalom, shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Amahoro y'Imana kuri wowe. Ni Profete Morodekayi. Ndagusuhuje, nizere ko Imana yakurinze. Umwami Dariyo yigeze yabaza Daniyeli, aramuhamagara amubwira ati yewe Daniyeli mugaragu w'Imana isumba byose, aho Imana ukorera yaba yakurinze? Nanjye rero ndavuze nti se mugaragu w'Imana, Imana yaba yakurinze, uri amahoro, urakomeye, urashima Imana? Niba waryamye bikemera cyangwa wiriwe amahoro, kuko hari abo bwije, ukaba wumva ibirenge ari bizima, ukaba wumva uri guhumeka, ari amahoro, nta kibazo, gira gutyo mfashe uzamurira Imana icyubahiro ucyumva iyi audio, kandi numara kuyumva uyihe n'abandi, kuko nabo bakwiriye guvuga ngo urera mana. No kuba tukiriho n'aka gasura ni ukuberayo, tuyivugiriza impunda ababyeyi, abagabo natwe tuvuge ngo amen amen. Yesu ashimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Rero ndashaka kugira ngo tuganire amagambo y'Imana muri aka kanya, afite intego ivuga ngo ku munota wa nyuma Imana igiye kukurengera. Ku munota wa nyuma Imana igiye kukurengera. Reka dusome amagambo dusanga mu gitabo cyo kuva igice cya 14 murongo wa 24, twumva uko havuga. Aravuga ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa, bacikamo igikuba, akura inziga ku magare yabo, bituma akururuka aruhije cyane. Abanyegiputa baravugana bati uhunge Abisiraheli, kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Uwiteka abwira Mose ati rambura ukuboko hejuru y'inyanja, amazi asubireyo. Aha ajya ku Banyegiputa no ku magare yabo no kubahetswe n'amafarashi babo. Amen. Akira ijambo ry'Imana. Yitegereje Abanyegiputa maze irabatungura, irabitegereza bacikamo igikuba, irongera irabahindukira, irikura inziga ku magare yabo. Yarengeraga Abisiraheli, yabakuye mu maboko ya Farawo, yabambukije ya nyanja itukura. Kuhereye kera uri Imana itaneshwa, turakwemera turakwemera. Haleluya. Dushonje cyangwa turwaye, tunahaze, byose mu bukire cyangwa mu bukene, mwami wanjye turakwemera. Ntukemere Imana kubera yaguhaye, uzajya uyemera itanaguhaye, kubera yuko ni Imana. Ibyo ikora byose bifitemo inyungu, nta kintu ikorera guhomba. Mbibutse n'Imana ntago ari sekamana, mbibutse yitwa rubasha rurangiza rwa burundu, irakomeye kandi iyo wayiringiye nawe iragukomeza. Iratsinda ntigitsindwa ku rugamba, iratabara kandi igatabarukana intsinzi. Ni nyembabazi, wikwibaza byinshi ku buzima bwawe, rimwe izagutabara. Abajyaga bagukwena bazakorwa n'isoni, kuko iyitabaye abantu bose barabibona. Haleluya. Iyi Imana yagutabaye nubwo wari insuzugurwa, batangira kugenda bavuga turiya ni wa wundi, batangira kubyigana baguhereza jambo sana, batangira kubyigana bakubwira ngo shalom, bakwifuriza amahoro kandi ntayo bakwifurizaga. Iyi Imana iguteye iteka, bagutekera ifiriti na mu gitondo, aho kugira ngo ubyuke unywe icyayi ukabyuka urya agafiriti ka mu gitondo. Haleluya. Ahangaha ni Abisiraheli. Aya ni amakuru y'Abisiraheli ubwo bavaga mu butayu bariho berekeza i Kanani. Baragenda bageze muri Egiputa, bageze hano ku nyanja itukura, ubwo Farawo yari yabarekuye. Hanyuma ngo bageze ku nyanja itukura, batangira kubona ingabo z'Abanyegiputa zabakurikiye, batangira kujirajiza imitima.
ahangaha bageze ahangaha batangira kuvuga ati Mose batujyanaga hereka nkubwire witangira kwitotomba kubw'ibibazo urimo cyangwa kubw'inzara kubw'intambara kubw'uburwayi kubw'ubona amasezerano yatinze nubwo ubona bitinze ariko Yesu ntatinze kuza. Yesu agomba kwitamurwa mu izina rya Yesu. Bibiliya irambwira ngo nuko batangira kwitotomba ariko Imana ibwira Mose ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Haleluya. Ibaze intambara zirahari abanyegiputa barahari nyuma ariko Imana iravuga ngo nimukomeze mugende. Haleluya. Witinye ibyo ubona witinye ibyo wumva inyuma wihareba ahubwo tumbira imbere kubera yuko imbere niho hari ibisubizo. Inyuma ibyabaye nukomeze kubyibuka kubera yuko ibyabaye ntago byagaruka kuri wowe. Imana yaragutsindishirije. Turamutse twibutse ejo hashize twanasara kuko twaciye mu bikomerewe, twaciye mu bikomeye, twaciye mu ntambara z'urudaca. Reka nkubwire iyo kwambukije umwaka washize n'ubu ngubu izawukwambutsa uyu nguyu. Haleluya. iyo agukijije urupfu rukomeye na n'ubu iracyakurokora. Bibiliya irambwira ngo nuko Abisirayeli barakomeza bagira ubwoba. Imana ibwira Mose ngo reka nkubwire rambura inkoni yawe hejuru y'inyanja amazi atandukanamo kabiri. Haleluya. ngo nuko Abisirayeli barangije barambuka, Abanyegiputa bagira ngo nabo barambuka. Reka nkubwire hari inzira Imana igiye kugucira abanzi bawe batari bucemo. Hadosini makota ndahanuye hari inzira Imana igiye kugucira abanzi bawe batagomba kunyuramo. Reka nkubwire barakuroze biremera, barakujya bararesini makota ya gide gaye ndafashijwe Morodekayi. Adosini watosini kontre iyi nzira Imana yaciriye Abisirayeli yari Abisirayeli ntago yari Abanyegiputa. Aha inzira Imana igiye kugucira ni yawe n'umuryango wawe, ni yawe na famiye n'igihugu utuyemo. Reka nkubwire ndagira nkubwire ngo hari ikintu abanyamahanga batari bukinishe. Iyi nzira ntago bari buyivogere. Iyi nzira Imana yaciriye Abisirayeli yari inzira yitwa isugi. Nivuga isugi urahita ubyumva ni inzira itarigeze kunyurwamo, nibo bagombaga kuyinyuramo. Reka nkubwire wasenze Imana iguhereza amanu, wasenze Imana igutabara mu busabusa. Hari ikintu bita inkirira hato waciriye ahantu bitumvikanaga. Inkirira hato reka nyisobanureho, ni akantu gakirira mu bugari. Urabona ubugari iyo barimo babusonga, urabusonga ukabukubitira no mu maguru, ariko ukarya ukaza gusanga hari ahantu harimo agafu. Aho ngaho niko inkirira hato. Amenyo y'intare yari yakwasamiye, imbwa zaramokaga, ibihunyira byaravugaga, uvuga ngo noneho kirimo kirakungura. Ariko reka ngutangarije ngo hari inzira Imana igiye kugucira abanzi batari buze kucamo. Bibiliya irambwira ngo barambuka bagera hagati, Abanyegiputa baraza nabo bajya mu nyanja bagira ngo barambuka. Reka nkubwire watangije business abanyamahanga barayirwanya, watangiye akazi barakurwanya ngo bakwirukanishe. Reka nkubwire warashatse batangira kurwanya kugira ngo barusenye, washatse kubyara barakuroga ngo utabyara. Reka nkubwire Imana igucira inzira abanyamahanga batazigera bacamo mu izina rya Yesu. Wamvugiye ngo amen. Losi kota ya gide Resti kotregaye ndafashijwe Morodekayi. Bibiliya irambwira ngo Abisirayeli barambuka, ngo Abanyegiputa nabo bakandagizamo ibirenge bibwira ko baraca muri iyi nzira. Reka nkubwire Imana igucira inzira abanyamahanga batazigera bacamo mu izina rya Yesu. Wamvugiye ngo amen. Losi kota ya gide Resti kotregaye ndafashijwe Morodekayi. Bibiliya irambwira ngo Abisirayeli barambuka, ngo Abanyegiputa nabo bakandagizamo ibirenge bibwira ko baraca muri iyi nzira. Reka nkubwire hari inzira Imana igiye kugucira abanzi bawe batari bucemo. Hadosini makota ndahanuye hari inzira Imana igiye kugucira abanzi bawe batagomba kunyuramo. Reka nkubwire barakuroze biremera, barakujya bararesini makota ya gide gaye ndafashijwe Morodekayi. Adosini watosini kontre iyi nzira Imana yaciriye Abisirayeli yari Abisirayeli ntago yari Abanyegiputa. Aha inzira Imana igiye kugucira ni yawe n'umuryango wawe, ni yawe na famiye n'igihugu utuyemo. Reka nkubwire ndagira nkubwire ngo hari ikintu abanyamahanga batari bukinishe. Iyi nzira ntago bari buyivogere. Iyi nzira Imana yaciriye Abisirayeli yari inzira yitwa isugi. Nivuga isugi urahita ubyumva ni inzira itarigeze kunyurwamo, nibo bagombaga kuyinyuramo. Reka nkubwire wasenze Imana iguhereza amanu,
wasenze Imana igutabara mu busa. Hari ikintu bita inkirira hato waciriye ahantu bitumvikanaga. Inkirira hato reka nyisobanureho, ni akantu gakirira mu bugari. Urabona ubugari iyo barimo babusonga, urabusonga ukabukubitira no mu maguru, ariko ukarya ukaza gusanga hari ahantu harimo agafu. Aho ngaho niko bita inkirira hato. Amenyo y'intare yari yakwasamiye, imbwa zaramokaga, ibihunyira byaravugaga, uvuga ngo noneho kirimo kirakungura. Ariko reka ngutangarije ngo hari inzira Imana igiye kugucira abanzi batari buze kucamo. Bibiliya irambwira ngo barambuka bagera hagati, Abanyegiputa baraza nabo bajya mu nyanja bagira ngo barambuka. Reka nkubwire, watangije business abanyamahanga barayirwanya, watangiye akazi barakurwanya ngo bakwirukanishe. Reka nkubwire, warashatse batangira kurwanya kugira ngo barushenye, washatse kubyara barakuroga ngo utabyara. Reka nkubwire, Imana igucira inzira abanyamahanga batazigera bacamo mu izina rya Yesu. Wamvugiye ngo amen. Losi kota ya gide Resti kotegaye, ndafashijwe Morodekayi. Bibiliya irambwira ngo Abisirayeli barambuka, ngo Abanyegiputa nabo bakandagizamo ibirenge bibwira ko baraca muri iyi nzira. Reka nkubwire, barakurwanyije, Imana irabyemera barakurwanya. Ntabwo Imana yanga ko ibibazo bitugeraho kugira ngo ihabwe icyubahiro. Rimwe Yesu yigeze abwira abigishwa be ngo ntago Lazaro indwara arwaye yo kumwica, ngo ahubwo niyo kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Ikindi cya kabiri, muri Yohana igice cya 9, Bibiliya irambwira ngo Yesu arababwira ngo ntago ari umuvumo w'iwabo, nta nubwo ari n'ibyaha yakoze, ngo ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Yora igice cya 1 biratubwira ngo abana b'Imana bari bateranye bashengereye, ngo nuko na Satani araza. Imana yemera yuko Satani asaba Yobu, Imana irabyemera. Yobu arageragezwa, ntago ari uko Yobu yari yarakoze ibyaha, si uko Yobu atarakiranutse. Yobu yarakiranutse 100%. Bibiliya irambwira ngo Yobu arageragezwa, Imana irabyemera. Ariko hanyuma Yobu igice cya 42:12 ngo nuko Uwiteka ahira Yobu bwa nyuma kurusha bwa mbere. Haleluya. Yobu aravuga ku murongo wa mbere muri icyo gice cya 42 ngo nzi yuko ushobora byose nta kibasha kurogoya ibiga. La sita la kota ya bifonima zelele stikota ya gidegaye. Ndafashijwe. Bibiliya irambwira ngo nuko maze ubundi Uwiteka yitegereje Abanyegiputa. Haleluya. Imana yitegereza Abanyegiputa bari bagukurikiye. Abanyegiputa barahari, Abanyegiputa barahari muvandi, Abanyegiputa barahari, barimo barabyigana bazi neza ko baje kukwica. Arega kuba waryamye ukaramuka suko nta bandi bapfuye, arega kuba uri mu kazi cyangwa utakarimo suko nta bandi babuze uko bigira, arega kuba uri kurya cyangwa se ugiye kurya suko nta baburaye cyangwa babwiriwe, arega kuba uri guhumeka suko nta bandi bari guhumekera mu byuma, arega kuba uri guhumeka umwuka w'ubuntu suko nta bari guhumeka uwo bari bwishyure. Ibyo byose ni amashimwe. Haleluya. Ibyo byose ni igice ku cyanyuma kirimo kirabikora. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo hari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Tosili lili tara korumanda site kotagaye. Ndarakunde masi eniwa. Ndahanu y'ubuzima bwawe mu gicuku cyanyuma Uwiteka agiye kwitamurura. Birashoboka yuko ubona nta nzira, nta mpande, nta shinge, nta na rugero, urimo urabona nta kintu, urimo urabona nta pfu ndetse nta na ruguru, ariko ndagira ngo utangarize ngo nizitagira umurizo. Haleluya. Uwiteka we ajya azikoma isazi. Ndashaka guhanurira ubuzima bwawe mu gicuku cyanyuma Uwiteka agiye kukwitamururira. Haleluya. Losini kidesinima wanyemereye ukazamura haleluya nk'eshatu byibuze. Ndashaka ngo unyandikire SMS uvuga ngo mu gicuku cyanyuma Uwiteka aranyitamururiye. Kansubiremo, nyandikira SMS ubutumwa bugufi umbwira ngo Uwiteka aranyitamururiye, nanjye ndaza nka profete mpanura ubuzima bwawe ngo Uwiteka arakwitamururiye mu izina rya Yesu. Ndashaka kugira ngo uyu munsi mu gicuku cyanyuma Uwiteka yitamururiye. Abisirayeli barambuka, Abanyegiputa bagira ngo barabakurikira. Reka nkubwire, hari inzira Imana igiye kugucira abanyamahanga batari buze gucamo. Bibiliya irambwira ngo Eliya aragenda ajya ku kagezi atungwa n'ibikona nari y'amazi, akagezi gakamye kuko nta mvura yagwaga, ngo nuko maze ubundi Uwiteka ijwi ry'Uwiteka riramanuka. Haleluya. Ngaramubwira ngo zamuka ujye i Sarafati. Hari abantu mu gicuku cyanyuma bagiye kwitabwaho bakagenda i Sarafati mu izina rya Yesu. Haleluya.